ndagira ngo tugushime nimvuga ijwi ryanjye ariko ubutumwa bw'umuryango wacu bwata bamucyo nyuma rero tubashimiye ibyicaro byiza tubashimiye amazimano tubashimiye intore tubashimiye zaburi tubashimiye ibintu byose ariko cyane cyane tubashimiye ijisho ryiza mu kureba ndagira ngo tubahe amashyi yo kubashimira wambwiye ngo ibinyabiziga ndagira umuco niko tubivuga ariko ntazihari ariko zirahari aho ibinyabiziga nkabona n'ubukungu warubwiye uti bisanzwe cyo bishatse kugira umwaka muhaye mu gihe mujyambere ndabizi ko mufite ibabanda reka nsabe ba muzigabanga ba mutereka nshyushyu bazane n'ababikoreza batereka intango imiryango yombi isome mu gihe muri kuganira maze byose bikurize hamwe mwe mubikora mutyo kugira ngo duhuze igihe cyacu neza twifuza rero naribuze ijwi ryanjye ariko ubuzima n'umuryango nta mbere ubanza navuga ejo hazaza bakora ko natambutse waje mugenzi wacu uraza niba wayoboje kuba uri hasi ugasanga duhari twitsinda hafi ariko tutari gari turaza twizera kugaruka kandi uzi umuryango w'umubyeyi kariyeri ariko sije gusaba wahagurutse n'urahaguruka twarabikwemerera n'abantu bakeya bari bahari kuko ubushobozi bwo gutangira umuryango nabibonye nyine watwara n'inda nke wari watinze byakari nawe ndi muka uratubwira uti sizatinda kuko wose tuhaye ifatarembo turakubwira tuti mwabwira aho uri nyine mbona kuri Saint-Etienne niho n'umuryango kandi agasaba umuryango uzaze n'umuryango wawe mugari Cosmos hanyuma uvuga ijambo wageze kure uratize ugeze kure ni hano mu Biryogo mwana waraje hano kuri Saint-Etienne ndabizi ko muteranye mushimira Imana kandi mushimira Imana umuryango mugari wose urahari rero n'amunsi yose irembo narayihawe ndetse hamwe hahoze isoko rya Biryogo umuryango uteranye hano uzamutse karaganda k'amabuye kose ukagera kuri uriya muhanda wa ruguru ukomeza uriya muhanda uza gutya hino usa n'ujya mu kiyovu cy'abakire urahita urubona uzaba witeguye turamukoresha dukorera ishima Imana uwo munsi wasabye uw'umucyo Kabila kugira ngo usabe umuhungu wawe wa Yesu ariko hanyuma usezerera ko uyu munsi tuzamuheke umubyeyi rero hize iryo magambo ndagira ngo usaba ababyeyi bicaye imbere y'urugero ikimenyetso cy'uko ijambo avuze ari iry'umuryango niyo mpamvu wahagurutse twamuhekeye Kabila hejuru umwana wanjye hejuru hagarare ntacyo uraba wahaguruka bose uyu Kabila wasabye umuryango kandi usabye n'umuryango tugakora tugashyira impano ababyeyi nubwo batari bajya mu mushishi ariko ijambo ryabo abasore bajya mu mushishi ariko abaribo bakuru twaje tuguhekeye Kabila ntabwo mvuga ngo se urabona niwe nta mpamvu yo guhindura umuntu uhindura n'ugira abahindura ari ntabeza twebwe iwacu wahindura ndetse ugatanga bose ni beza ntabwo twakwihindurira rero ko abageni bacu bigeze bose ni beza ni beza rero Fabio ndagira ngo rero ku mugaragaro izina ry'umuryango wacu n'umuryango wanjye tudushyikirize Fabiola mu muryango urakoze bakaba umuryango ni umwanya wenda muri imbere yawe kandi ishimire inka itumwe n'umuryango Bamucyo ishimire Clement ni ukuri uri inka nziza kandi Imana imugisha ibyo gushimira ni byinshi ari uko abana bakicara n'ababyeyi bakicara ntacyo tugasiga tuganira narigize ibyo gushimira ni byinshi ari uko uje kunyubahisha mu muryango wacu kuko
kuko iyo baza kuntuma hanyuma ntumekere bari kugira ngo nanyuze ahandi, bari kugira ngo zangemu bampaye bwa buki za nkwano bari kugira ngo nazibirije ahandi, ariko Imana ibumvisha kubwo kubyubahisha kandi ukaba unaduhaye uwo twabasabye. Ukuri Imana ibumvisha, abakoze cyane, turagushimiye, tugushimiye tubikuye ku mutima kandi nawe Imana twishimiye, kandi ubwo usohoje ubutumwa bw'umuryango, umuryango nawo ujye uwushimira kandi uwatuma yatuma wowe, n'uwasaba yasaba wowe. Rero muvandimwe kurema n'ikindi gihe tuzaza gusaba twumva tukishyikira kandi natwe tubyara abakobwa karibu bose turakoze. Ijambo rya kabiri data yamye muri mara gushyikiriza umugeni ngo mubwire ngo uyu mugeni uzayifate neza, arambwira ngo kandi dusubire uyu mwana wacu kandi wawe, arambwira ngo tugushyire twizeye uzamufate neza. Yewe arambwira ngo mugore bwa gatatu, arambwira ngo uyu mwana ntagira yaba ku mutima no ku mubiri, ariko arambwira ati ndabizi ko waba utagira inkoni z'uretse umuntu no kunga, ariko nanone arambwira ati mubwire ngo uzamufate umwana neza. None ubutumwa bwa kabiri, ubwo butumwa rero reka mugusubizeho. Uriya mwana umpaye kimwe na mugenzi we, bariya ni abakobwa ba Yesu n'abahungu ba Yesu. Imana yubatse ku mutima kandi iwacu, umuryango wacu turi abantu b'Imana, tuyoborwa n'ijambo ry'Imana, niryo ridutunze. Rero umwana yakuriye muri ubu buryo, natwe kandi ntadusanze azagubwa neza, azagira amahoro, azanezerwa, mbese uko umwifuza niko natwe tumwifuza, niko n'Imana imwifuza, kandi ibyo byose Imana izabikora. abakozi ba gatatu. Ijambo rya gatatu, data yabwiye ngo umwana azakorera umugisha, wowe wajya ushaka uzareba, azakubyarire abasaba igihugu, azakubyarire abategarugori, azakubyarire amaboko wajya ushaka kuyobora, kandi iyo mwana uzajya umugisha uzororoke kandi muzarabe, muzabone ibirori, muzabikorera abana banyu, mubikorera abuzukuru n'abuzukuru. Nubwo ubutumwa bw'umuryango uzajya umugisha kuri uyu mwana wacu tuzajije gushaka. Abakozi bakaba umugisha turawakiriye kandi uwo mugisha wakiriye twifurije n'Imana irasohoza, kuko ubushake bw'umukozi w'Imana burya abatera muri Imana umugisha twifurije udushyitse ku mutima kandi Imana izasohoze. Imana ikumve. reka dusubire reka naho handitse ugira umwete wo kuba hafi no kwitaho, uri umukunzi mwiza, uri inkinga zibamererwa impundu, urabaruta bose. Nari mfite uburenganzira bwo kujya mu wa misi yose nka leta, ariko ntawe uri na teresi, niwe misi mondiale, uri misi w'isi yose, uri misi wasumba, urabaruta bose. Aha babwira nabo rero barabizi neza ko umugabo udahaza atamenya guhaha burya, ushaka umugabo ahaha kandi bazi guha imbaraga nyine
umuryango wa Mariko, ababyeyi ba Mariko baba bari bugufi bari bashaka impano, ariko reka mbere ku mukwe n'umugeni izo bateguriye imiryango mu gihe baba muze rero dutanga impano y'umuryango kandi abayiturikiye nabo bayizane hano. Hari n'izindi mpano Josephine zizane, izo mpano zose y'umuryango zishyikirize abana bacu bakoze. impano baraza kwihambura kugira ngo uyirebe muyikureho akotanze fata ifoto. Arakoze cyane yayisukure. Abakozi rero b'itoro ADEPR ni benshi, ariko haje abahagarariye abandi. Barakwifuriza ubukwe bwiza kandi bishimira ko mubanye neza, ukorana neza, kandi imirimo yawe no mwishyurirane. Aha ndabona dufite amatsiko yo kuza kureba ikirimo. Aha ndabonamo ifoto ya Mariko ndetse n'umugore we. Aha ifoto ikoze mu buryo bw'ubugeni, handitseho amagambo ngo congratulations on your marriage. May your home be filled with love, joy, and God's abundant blessings. Best wishes from the ADEPR staff. hanyuma ni inama mpuzabikorwa ku itorero rya ADEPR. Uyu musore afitiye umumaro n'inshuti yacu cyane. Hanyuma hari na groupe basezemo yitwa Iteka n'abasenganye kugira tumurimo. Hakaba na korali abarangwa nayo muri ubwo bitaro bya Pinani. Bavuye ngo mu ruhame ku mugaragaro aba bana baha uburenganzira bwo gukora imirimo ku buryo uzabona ejo Fabiola atambutse agiye mu mirimo iteza imbere urugo rwe, ikorera igihugu, ikorera itorero, ntawe uzavuga ko amenya urugo. Data n'umuryango bantumye ngo utwikurure. Mu Kinyarwanda babizi ko hica umutongi. Tumuhaye uburenganzira ku mugaragaro, ejo cyangwa ejo bundi azajya gukora imirimo. Ibikoresho byose by'umuryango uteguye
bambwiye bati wubatse inkike y'epfo nawe wubaka iya ruguru. Inkunga zose z'umuryango, ibikoresho byose byaje kugira ngo yongere ku byo wateguye. Aba bana ejo bazabe bafite ibyo kuzimana abashyitsi, bafite igisabo, bafite amata. Igisabo biravuga ngo mwaradukwereye, twashimye ko mwadukwereye, kandi tubifurije kugira amata, bagatereka, bagacunda, bakagira amavuta, bakagira akuze, yewe bakagira n'amavuta y'igishwamwaka. Bazagerayo bateka, barunga, bisiga, kandi bagira amata yabiriye, bagerayo mu gitondo bagira inshyushyu n'ikivuguto n'amacunda. Muzagira umugisha. Ibikoresho babihaye bitandukanye murabireba kugira ngo mu gutangira umuryango mushya babe bafite ibikoresho byo kubafasha. Yize ibyo magambo rero ubu ubutumwa bw'umuryango. Hanyuma rero wansezereye gatanu utese naraye, sinakubwiye ko nsusuruka naraye, ariko kandi iyo Fabiola ari iwawe mba mpari, urandahari, singiva iwawe, ndi iwawe, uri iwanjye, kuko tubanze, duhuje, dusobetse amaboko. Ubwo dusangiye kurera tugusobetse amaboko. Urakoze urakarama rero. Nagira ngo nubishima uraza kurebera udukoni, uraza kumperekeza, hanyuma ujye kubwira data amagenzi. Urakoze urakarama. Urakoze cyane, urakomeye amashyi, kandi bongeremo n'ayandi kuko tuvuga ijambo ryiza. Nakubwiye uti umwana twagusabye umugeni uramutwikuriye, duhaye imirimo, twemeye yuko azajya mu mirimo, atazaba amenya urugo, atazaba amenya ikibanza, ahubwo yemerewe guherekeza abashyitsi, yemerewe kujya kwaha inyana, yemerewe imirimo. Kandi buriya n'ubundi twari twamugusaniraga, urabibona ntaho gukize, tunareba n'inda n'indeshyo, ntacyo kibashije, ariko tuba dukeneye amaboko. None tuti imirimo turayiguhaye, turayibahaye, agenda kuri Imana imugisha. Hanyuma kandi ibyo byose mwaduhaye mutwunganira mugira muti wubake igihugu, ko natwe tuba kuri haruguru. Nibyo koko bari n'abana bacu, kandi uriya rugo, uriya muryango tuzakomeza kuwusangira, kuko n'abana bacu twese. Uriya wampaye umugeni, nanjye nguha umukwe. Uriya wabyaye umukobwa, nanjye mbyara umuhungu. None naguhaye nanjye umwana wanjye w'umuhungu, kuko n'abana bacu, n'abana banjye, n'abana bawe. Kandi buriya ngo nta n'umwana ucuka iwabo. Nubwo umuvugiramana atubwira ati mwige kureka, mureke basige, twemere gusigwa, hanyuma bagende nabo basige, ababyeyi babo bubaka urugo rwabo. Nibyo, ariko yanavuze ati n'inama nazo zakenerwa. Ntabwo tuzajya gutangaho amategeko, ariko inama tuzazitanga. Ntabwo tuzajya gutangaho amategeko, ariko tuzajya kubifuriza umugisha, kandi tuzasangira ibintu, tuzasangira ibyiza. Uretse ko nabo buriya babaye abagabo, ni abagabo bo kugishwa inama, cyane cyane ko twanabifurije ko bazabyara abahungu n'abakobwa. N'iyo migisha yose twemereye wasabiye ati bazagire amata ku ruhimbi, ibyo byose bazagira n'abayanywa, ibyo byose bizajya bitunezeza tubisangire. Urakoze rero ko cyane. Wagize uti ntabwo ndi burare. uri burare. Nibyo. Cyangwa se hari indi jambo muri umwana asubira inyuma, umusaza no gusahurwa. Data yambwiye ngo Fabiola hari imyaka yasize atanuye, ndetse hari n'inyana yasize adahaye ubwatsi. Yambwiye ngo rero ntuzamukundize umwana. Yewe nabonye ariko afite bari umunabe,
hari inyana atongeye ubwatsi uzasimbuka umureka ze mu mariko yanyweye. Muri make data yambwiye ngo ntuzamukunduze umwana. Abana bazagusura ariko buriya wampaye yahoze nisubiramo nipfa buriya wampaye bazagusura ndetse bazatuma ababyeyi barwara urukumbuzi ni ukugira ngo ukuremo umwugariro ejo se na nyina bazaze nabo bazaze utabwira umwugariro bakomeza bamukumbuye bakavuga ko baza kumenya bazaza kandi ubu twunze amaboko twunze ubumwe twasobetse umuryango urakoze kandi Imana itunze abantu. urakoze cyane. Rero bigize uti murara kandi nibyo koko buriya ntabwo nanjye nakugira inama yo kurara none uzarara ubutaha. Rero ubuki ariko simvuze ngo muri bubirebe ahubwo mirongo itatu wamucyo nishaka kureba igihembo ese ariko rero databuje n'ubundi ntiyagucurika reka kuri wowe ni umutware kuri jewe rwamucyo n'undi data n'umutware urumva rero ureba nire ariko uzasiba gusa kuba ari wowe ukunda ariko n'urukundo azamuka data nta nyacuri azamuka hanyuma uyu mwana nagutwaza uyu mwana nagutwaza nawe mbere abasore bajya hariya se kwasa nabi wacu hanyuma narinze ni kwasa nabi wacu ngaho mushyira hariya shaka oya ubwo ntabwo data aza kumenya hanyuma kandi twabashimiye kandi tuzakomeza kubashimira twabonye mwaduhekeye hari umubyeyi hariya areba ari kurebera mu birahure ariko buriya ntabwo mbona ndamukubonera kurebera mu birahure ntabwo mbona buriya mubyeyi waduhekeye yego mu Rwanda ko n'umusore reka afite inkovu ku ntugu yarahetse nta mavuta ye mare wanga gutenguha batuma mukuru uragutumye murakoze cyane ubitemo nk'uko ahasigaye umuvandimwe niwumva wadusaba umugisha kandi urawukwiriye niwumva twaguherekeza twawugusaba igeze imuhira ibyo byose biraguturukaho kandi turagushimira gusa nugera imbere dushimire umuryango naje ndi intumwa umugeni ndi intumwa yawe dushimire umuryango rero badushimire umuryango banyuzwe banezerewe kandi ni ukuri n'ubundi dukomeza gusangira ibyiza abasabira umugisha kandi nawe umugisha urawukwiye igihe ijoro twese abadusaba umugisha ntabwo dusoza ibirori byacu. Mana wabaye Imana n'uyu munsi watubereye Imana. Umushinga utangira wabigize icyifuzo wowe ubigira ihame urawutangiza urawusohoje uba umugambi wawe n'ubihererwa icyubahiro. Ubuntu twagiriwe nawe uhereye kera kugeza n'uyu munsi ntabwo twabuhererwa kuwupfusha ubusa tukurambura ibiganza tugira tuti icyubahiro n'icyawe ibihe byose. Wabanye natwe uyu munsi twemerere kandi muri ibi birori twarimo habayeho gusubira ku macumbi, habayeho kujyana ubutumwa ku batumwe, habayeho no gusigara abageni bagiye mu rugo rwabo, nubaha umugisha. Umugisha wawe wasezeranije nuwasohozeho kandi ibihe byose babe abo kugushima. Urakoze ko wabanye n'iteraniro, urakoze ko wabanye n'imiryango yombi, kandi ko n'ubundi uzongera gukomeza kuturagira umunsi tuzongera guhura tuzahuzwe no kuvuga ibitangaza byawe. Herekeza abatashye usigare n'abasigaye ukomeze kutubera Imana no kutubera amashimwe yo kugushima mu izina rya Yesu.